Texel 2012 ku mafaranga miliyoni 40, Toyota Prius 2013 ku mafaranga miliyoni 10, RAV4 nouveau modèle 2008 ku mafaranga miliyoni 10, RAV4 nouveau modèle 2003 ku mafaranga miliyoni 11, ivatiri nziza y'agatangaza bita Toyota Corolla ku mafaranga miliyoni 2,800. Reba narababwiye kandi mbibabwira kenshi cyane, nuza kugura imodoka kuri Brashari TV uzaze wumva utuje nk'umwana ugi wawe. Kenshi iyo uje kugura imodoka kuri Brashari TV ngufasha nk'uyifasha, nkagufasha nk'ufasha umuvandimwe we, nkagufasha nk'ufasha inshuti ye magara, nkaguhereza imodoka byibuza ku buryo uzahora uvuga ati Brashari TV hejuru ku buryo uzajya uyigendamo ukagicuranga ku buryo. Ariko nashimishwe no kuntu mugura imodoka mwahiza gushyira, mwamara kugura imodoka muzivanye kuri Brashari TV mwaragiye iyo kure cyane, ahantu mutuye waragiye nko mu burengerazuba, nko mu majyepfo, mbese wibereye nk'ahantu nka za Gisagara, nka za Ngororero, wibereye nka za Kayonza, nka za Kamonyi, Huye, za Nyamagabe, mbese aho hose hari aba Brashari banagiye mpereza imodoka. Noneho na za Ngororero warangiza uko kuri iyo modoka uri kwitwara ukagenda ushyiramo ijwi rya Brashari TV. Mbese hano umuntu rifti muvuye nko gusenga, mugiye nko mu bukwe, hanyizo ugahita ushyiramo publicité zo kuri Brashari TV, ukavuga ati umva hanaguriye imodoka kuri Brashari TV, reka nshyiremo publicité ubanza yumve, reka ngushyiremo uyu muhungu umve kuntu atwika ashumika. Ariko ibyo bintu byose ndabikora, ntabwo nari nzi yuko mugenda mukurikira publicité zanjye mwibere mu modoka nabahaye. Ntabwo nari nzi yuko iyo muri ahantu hatuje cyangwa muri no handi hantu muri ahandi hantu mukurikira ibyo nkora, ntago nari mbizi, ariko gihamya narakibonye. Umva ako kantu nanjye nafashe umwanzuro ko nuza kugura imodoka kuri Brashari TV nzakora buri kimwe cyose gishoboka, aho kugira ngo ugure imodoka yahirimye. Reka nzemera nguhereza imodoka basi byibuze umuntu anagukope, ariko utwara ikintu kizima. Uzi kutwara imodoka utararenga no ku Ruyenzi ikaba itangiye gushyuha, birababaza kandi biravuna. Nukuri birababaza kandi birashavuza ariko mwumve rwose utuje. Duhamagare kuri 0788497423. Nuko tuje kandi nuko tugarukanye na za modoka z'imiturika, tugarukanye na za modoka z'abakimaze, tugarukanye na za modoka z'abajejeta faranga. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko, ko nakoze icyo nagombaga gukora nkakuzana kuri Brashari TV. Ariko ni wowe wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Rebi modoka dorutu modoka. Uyu munsi nakuza ni imodoka igihumbi, ikiza kuvuna nuguhitamo. Buri modoka n'igiciro cyazo, ureke bya byo kumbwa ngo Brashari TV nguramamaza ariko ngo nagushyiraho ibiciro. Burya nuko mutarangije publicité, burya mvuga n'ibiciro. Ntago ushobora kura publicité ngo ire amasegonda 5 ngo ubashe kuwamenya igiciro cy'imodoka. Nakoze icyo nagombaga gukora nkuzana kuri Brashari TV, ariko ni wowe wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe. Reba RAV4 nouveau modèle automatique ku mafaranga miliyoni nkeya cyane ku mafaranga miliyoni, amafaranga make cyane gusa. Uraza kwekana iyi RAV4 nouveau modèle ngira ngo igiciro cyayo wakibonye koko uri mu Brashari. Aba Brashari mumeze mute? Abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, abadiaspora, abari mu mujyi wa Kigali, mwe tubana buri munsi, mpora mbasabira umugisha n'amahirwe ngo bibane namwe kuko muri aba Brashari. Mpora mbifuriza kuzatunga imodoka, mpora mbifuriza kuzatunga inote, mpora mbifuriza buri kimwe cyose cyiza kigenewe aba Brashari. Ni ukuri mpora mbasabira umugisha kenshi
kenshi cyane mpora mbasabira umugisha kenshi cyane reba ngo icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka niba uri umuburashari umva koka icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka niba uri umuburashari niba utarashaka uwo ushaka muzabana neza nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe ugakora share ugakora like ugakora comment kugira ngo iyi modoka nzajye nereka ku isoko zose uzajye uzibonera ku gihe. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Burashari nigena Emmanuel uwo ni wenge wiba kwita dukurikiye Burashari TV aka kanya ukaba uri kubona iyo bita Prius ku mafaranga miliyoni 8,500 ni ukuvuga ngo uregukana iyo bayita Prius ku mafaranga miliyoni 8,500 ni ukuri ndashaka yuko uyu mwaka ushira utuzi imodoka harabura iminsi mike cyane ariko nabwo nubwo washira udatunze imodoka izi modoka rwose uzumve ko uzazikenera mu mwaka wa 2025 uzaza kuri Burashari TV ubundi dutunganye misiyo yawe rwose guhereza imodoka ubundi tuhite tuguhereza imodoka uhite wigendera kuko nitwe dutunganya misiyo twatumyemo kuri 98%. Ikindi uzumva byinshi kuri Burashari TV bimwe bigukore ku mutima ibindi bigukore mu bwonko ariko ibyinshi bizagusigira isomo nuza kugura imodoka kuri Burashari TV nakubwira ngo ishyura iyi modoka niyo mbona izakugirira akamaro, ishyura iyi modoka niyo mbona ihwanye n'ahantu utuye, ishyura iyi modoka warangiza ukikoza hirya ukiryagagura ngo ndashaka ko hari umuntu mfite ngo nshimira ngo buretse gatoya ngo ariko ubundi ngaruko nazahamagara madamu ngo ejo tukazana hanyuma akamfasha gushima. Ikindi ngo mfite n'undi muntu ngo twiganye mwariganye bayita Tucson nziza cyane. Iyi Tucson uraza kuyikora ku mafaranga make urayikora ku mafaranga miliyoni 12 kuko uri mu Burashari urayikora ku mafaranga miliyoni 12 ni nziza cyane ifite ubuzima n'ubuziranenge iracyari nshyashya ntiyaguye ntiyahirimye ifite climatiseur naniho ndakubwira ngo ukambwira ngo mfite umuntu twiganye uzaza kunshimira yego ni byiza yanagushimira ariko se kuki mutaza muzanye kugira ngo akazi kagere neza ariko ubundi urakeka ko uwo nguwo akundushaho urukundo ngufitiye ntago shaka kukundushaho urukundo nawe ngufitiye. Tekereza ko imodoka ngiye kuguha wumve yuko ifite ubuzima n'ubuziranenge wumve yuko izakugira akamaro ariko akenshi byinshi byanyu bipfira mu ntekerezo kuki mutizera. Ugomba kwizera Burashari TV ukumva ko Burashari TV ari nk'iyawe wumve yuko Burashari TV si yanjye ni yanyu. Narababwiye kandi mbibabwira kenshi cyane noza kugura imodoka kuri Burashari TV uzaza wumva utuje nk'umwana ugi wawe. Kenshi iyo uje kugura imodoka kuri Burashari TV ngufasha nk'uyifasha nkagufasha nk'ufasha umuvandimwe we nkagufasha nk'ufasha inshuti ye magara nkaguhereza imodoka byibuza ku buryo uzahora uvuga ati Burashari TV hejuru kuryo uzajya uyigenda mukagicuranga kuryo. Ariko nashimishwe no kuntu mugura imodoka mwagiza gushyira mwamara kugura imodoka muzivanye kuri Burashari TV mwaragiye iyo kure cyane ahantu mwamutuye waragiye nko mu burengerazuba nko mu majyepfo mbese wibereye nk'ahantu nka za Gisagara nka za Ngororero wibereye nka za Kayonza nka za Kamonyi Huye za Nyamagabe mbese aho hose hari Burashari banagiye mpereza imodoka noneho na za Ngororero warangiza uko kuri iyo modoka uri kwitwara ukagenda ushyiramo ijwi rya Burashari TV mbese hano umuntu lifti muvuye nko gusenga mugiye nko mu bukwe wangiza ugahita ushyiramo publicité zo kuri Burashari TV ukavuga ati umva hanaguriye imodoka kuri Burashari TV reka nshyiremo publicité yo ubanza yumve reka ngushyiremo uyu muhungu umva kuntu atwika ashumika. Ariko ibyo bintu byose ndabikora ntago nari nzi yuko mugenda mukurikira publicité zanjye mwibere mu modoka nabahaye. Ntago nari nzi yuko iyo muri ahantu hatuje cyangwa muri no handi
hantu muri ahandi hantu mukurikira ibyo nkora ntago nari mbizi, ariko gihamya narakibonye. Umva ako kantu, nanjye nafashe umwanzuro ko nuza kugura imodoka kuri Brasha TV nzakora buri kimwe cyose gishoboka, aho kugira ngo ugure imodoka yahirimye. Reka nzemera nguhereza imodoka basi byibuze umuntu anagukope, ariko utwara ikintu kizima. Uzi gutwara imodoka utararenga no ku Ruyenzi ikaba itangiye gushyuha, birababaza kandi biravuna. Ni ukuri birababaza kandi birashavuza ariko mwumve rwose utuje, duhamagare kuri 0788497423. None izo nimero ubona kuri screen ya Brasha TV, izo nimero waziduhamagara ufite imodoka ugurisha ukaba ushaka icyitwa inote koko. Izo nimero waziduhamagaraho ushaka imodoka kugura ku buryo bwihuse cyane. Wowe ikintu ugomba gukora ni ukuduhamagara, warangiza ukatubwira imodoka ushaka, ukabukinga umunsi uzazura kuguraho imodoka, kuko dufite abantu benshi baba bashaka imodoka kuri Brasha TV. Kuko erega nta kindi, dutangira imodoka ku kiranguzo, turanguza imodoka. Uratekereza ko imodoka igihe twakira kuri Brasha TV hazaburamo imodoka yawe? Tekereza ko iyo uje kugura imodoka, ushaka kugura imodoka y'amafaranga miliyoni 3 wazakena kuyigurisha, ukayigurisha amafaranga nka miliyoni nkenye. Nk'ingi ushobora kugura amafaranga miliyoni 6,500, wazakena kuyigurisha ukayigurisha nk'amafaranga miliyoni 7. Ariko ibi biciro wibuka yuko dukatura no gukatura turakatura, no gukopa turagukopa. Ngo bigenda gute? Wowe reka nkubwize ukuri, wowe nugira amahirwe yo guhaguruka ukaza mu mujyi wa Kigali, dukora mu mujyi wa Kigali, ukaza kuri Brasha TV, byibuze ugahura nanjye, uzamenye kuri bucyura imodoka. Umva ko kantu ndakakubwiye, uzamenye ko uri bucyura imodoka. Ariko nikoza hirya ukicisha hirya ngo boretse ugaciziriza ntaze, uzamenye ko ntawe uzacyo, niyo uzacyo nta kamaro zakugeza. Ikindi, iyo tukugurishije imodoka uba ufite ubushobozi bwo kuba wayitugarurira nyuma y'igihe kitarenze byibuza amezi 3 utarajya kuyihingisha, utarajya kuyihirika. Ugomba kwituzana mu mezi 3 utararenga, hanyuma tukakwereka uburyo ki amafaranga wayiguzemo agomba kwiyongera, ukayigura aruta wari wayiguze. Iryo niryo banga tugendana. Amezi atararenga 3 uguze imodoka kuri Brasha TV, twemere kuyigucuriza ku buntu, tukayamamaza ku buntu, kuko uri umubrashari. Iyo wamaze kuba umubrashari biba byararangiye rwose. Ariko ubundi muzi icyo bita kuba umubrashari? Kuba umubrashari ntabwo ari ikintu kigoye. Gute se? Nta na kimwe kigoye ku umubrashari. Niba warakoze subscribe wamaze kuba umubrashari, niba warakoze share, like mu magroupe hose, warakoze share, warakoze like hose mu magroupe, abo musenga nabo muririmba nabo bandi bose, abo musangira, abo mujyana mu birori, abo mwako byibuze no kurusha umugore ukabwira n'umugore wawe sheri wanjye kora subscribe kandi ukora na share. Icyo gihe mwese muri aba Brasha, uzi kuno ari abantu hari imiryango yose barabaye aba Brasha. Umugore ni umubrashari, umugabo ni umubrashari, abana ni ababrashari. Ariko mbikunda kubi nkaho none utekereza nk'uko warakoze ibintu byose, ariko kavuga ati Brashari ibyo byose nabikoze, ariko nta bushobozi mfite bwo kugura imodoka. Nta bushobozi ufite bwo kugura imodoka, ariko ndabizi ko bizagenda neza. Ariko niba wumva ufite miliyoni cyangwa n'utundi tuzamutseho gato, ntuzatinye kuza kuri Brasha TV. Nwitinya, byose bipfira mu ntekerezo. Uzaze kuri Brasha TV, ni ukuri ngufashe usezere kugenda unyagire. Kuko ari kuvuga ngo amafaranga make ngo miliyoni, nta gicucu gitunga miliyoni. Muvandimwe wanjye, ndashaka ko winjiza mu mwaka wa 2025 niyo waba udafite icyizere cyo kuzatunga imodoka, ariko byanga byakunda 2025 ngomba kuguhereza imodoka ugasezera kugenda unyagirwa.